dusanganira Imana tuzi umutima ayiwe nuterwa n'ibyago byusanga Yesu ayiwe niyirengagiza umwiyambaza nutumbira Yesu zasa nawe ayiwe jya umvira umwuka gwiza urukundo lalabonemo naso nuzagira nusanga Yesu. Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana ibera hose icyarimwe, Mana idukunda. Urukundo riri muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abarebone yaza ketalabos yabo abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege umwana ikunda cyane Kristo, natwe kubwo kwizera zilele boss yata duhabwa uwo mwana, duhabwa agakiza. Abatari ubwoko duhinduka ubwoko, abari abanyamahanga ku byasereziyamo, ku byasezeranijwe duhinduka abana. Uhimbazwe, tugushimiye neza n'urukundo rwawe n'uburinzi bwawe. Turacyazirikana ko kuva mu kwa mbere tugeze mu kwa 12 n'indi myaka uzatulede keta yavose wahabaye ushimwe. Unyemerere Kristo muri iki kiganiro nkoze ubu bwije, ubane nanjye imbaraga zawe zinganze, umucyo wawe undasire, tubura ubone kukoreye muri twe, amaraso ya Kristo atwezere vose. Mana we, ibyo turi bivuge tube twejejwe nawe, ni tubivuge ku bwacu keta yabone, tubivuge tuyobowe n'umwuka wera. Urakoze Kristo, ibitavuga Imana n'imigambi yose ya Satani ndabyirukanye, toka daimone keta yavo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, shalom, shalom. Mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana mubane. Twagarutse hano kuri Elayo TV, banje gushimira abantu mwese mukurikira ibiganiro hano, abaduha inama inbox, abakora subscribe, batari bayikora muyikore, abasharinga mwese, n'abantu mugenda mutugana mwese tukabagira inama cyangwa tukabasobanurira inzozi. Nibyo Imana yaduhamagariye, ntabwo twishyuza nitugurisha impano. Kankwibutse uyu mwaka natangiranye, niba ari uyu mwaka wose sindi kwibuka neza, ariko akantu kavuga ngo nugukorera Imana nk'abazapfa ejo, nta kwirirwa n'icyaha, nta no kurarana icyaha. Niba ufite icyaha ujye wihutira kugikuraho vuba vuba, wature ukureho ubusenga lebo etayavos. Iyi ni misi yo kwezwa, dukorera Imana nk'abazapfa ejo. Biro urimo ukorera Imana nk'uzapfa ejo. Niba uri umushumba aho uba hose, niba ucuruza mu isoko, niba uri maso hose, nakunze kubivuga, niba uvuga ubutumwa ahari hose ugenda ukorera Imana la wele kota ya bostavo nk'uzapfa ejo. Imirimo dukorera hano mu isi yaba myiza cyangwa imibi nizaguherekeza. Nukwarura neketa yabo, nukwarura ubugingo bwawe bwari bugiye kuruhama. Iyi ni misi yo gutanguranwa, gukizwa no kwezwa lezaketa. Ibyo wakoze byose byaba bitukura tukutuku ukaza kwa Yesu. Nakunze kuvuga hari igihe nari ndi kwigisha ndavuga ati mwumve ruswa Imana yemera. Imana ubundi ntabwo ikunda ni wayiha amafaranga ngo yemeze. Inyamaswa z'ibirarashyamba ni izayo, izo mu gasozi ijambo ravanga isi n'ibyuzuye ni ibyayo, ariko umva ka ruswa uhimana rebonemo. Dawidi aherutse kuvuga ejo bundi aravuga ngo umutima umenetse ne wede ya la posta voya etaya keta. Umutima umenetse ushenjaguwe, umutima enevosta vostavo, wababajwe n'ibyaha uciye bugufi, umenetse ushenjaguwe, ngo Yesu yawurebye ntabwo ajya wusuzugura, arawishimira. Iyo niyo ruswa uhimana yo kumenekera imbere yayo ugaca bugufi takotabonemo. Undi Imana nayikaza mu buzima bwawe ugaca bugufi kemera ibyo wakoze. Nkunda gusenyera abantu, ndi gusaba Imana ngo bakorere deliverance, ariko nawe ubigiramo uruhari ukatura. Ndakubwira ati atura aho wamenye ubwenge hose, kureho ubupfapfa n'ubugoryi n'ubujiji, ibyaha waguyemo byose. Natwe arega niko twaje, ugakuraho nkagusengera, ni automatically Imana yitiza mu buzima bwawe. Ahari ibyaha, ahari imyuka mibi, Imana ikashira umwuka yawara postavo. Amen. Nakwirirwa n'icyaha rero nakukirana, dukorera Imana nk'abazapfisho. Twihute n'inzozi. Kano kantu none ngiye kuvuga,
ni ikintu wazajya ukora kugira urote inzozi nziza mbere yo kuryama. Ikintu wakora kugira urote inzozi nziza gusa. Ikintu wakora mbere yo kuryama kugira urote inzozi nziza. Noneho niba ugiye twasenze, Imana iri kumwe natwe. Abashaka kumbaza ibibazo n'ibiki byose, nimero yanjye ni 0788414984. Aha, iki kintu wazajya ukora rero kugira urote inzozi nziza. Ibyo byo kurota inzozi mbi, ugwa mu cyobo bakwirukangana, uri mu bururi bw'iwanyu, usambana, ukora ibintu bibi gusa, abantu bakureba nabi, ukarota mbese ibintu, urya ibinyama, ibiki byose, izo ni inzozi mbi. Nta mwana w'Imana ubundi wakagombye kurota izo nzozi mbi. Imana mu nzozi yitaguhaye amayerekwa yawe, iguhaye itorero, ikaguhaye igihugu, ikaguha bene wanyu, abandi bantu muri rusange, ikakurotesha ibintu bifitiye ubwoko bw'Imana akamaro. Rero ikintu gituma urota inzozi nziza imbi zikagenda, icyambere niba ugiye kuryama, banza ufata igitabo cy'indirimbo, kubitamo nk'indirimbo iri kugufasha. Nushaka kubitemo imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, aho ni sawa. Umare kuyiririmba wezwe, ukore evaluation, wikore evaluation, uhere mu gitondo cyangwa uwo munsi cyangwa icyo cyumweru, uvuga ati Mana, ariko na hantu nagendeye imbere yawe nkiranirwa. Wikorere evaluation, ugende urebe etape sur etape, mu kazi byagenze ute, ku ishuri, aho mba, mu nshuti, ibyo navuze, naganiye na sheri n'umugore, mu bana hose. Hari umugore gusanga ari mu rugo ari gutuka abana. Wikorere evaluation, telebone monstavo, byagenze gute, ukikora evaluation. Yo bungo yari umukiranutsi, ariko nkagahenga kajya kavuga ngo ahari n'abana banje baba bancumuyeho, nabakabatambira ibitambo bikuraho ibyaha. Hariya yabaga yikoreye evaluation, wenda agasanga ni sawa, akavuga ati mu bana hose ukisuzuma, mu nshuti harabona bangamiye, hose ugakuraho ibyaha n'ibicumuro, ukezwa. Takote bonemo. Kindi gikurikira, usenga isengesho rifite imbaraga. Pana ibintu byo gusengera mu buriri, uri mu mashuka, urukumva uraho. Abandi basenga ati Mana, ndagushimiye ko nakurinze, ndakubabariye, urushaka kwibwira nge kubabarire kubera intege nke, ngo wayirinze, ushaka kuvuga ati yakurinze. Oya, senga isengesho ry'imbaraga. Banza usenga wishima. Ibintu byo gutereta Imana ukayiramya, isenga uyishima, uyiterete, uyiramye, usenga uyishima, urindiho, uri nyanga. Imana yigeze kumbwira uburyo baramya Imana, urindiho, uri nyanga mugayo, uri rubashu, uyiterete, uyitera imitoma, ubundi uvuga ati ubwami bwawe nibuze, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera nibimanukira hano, neza neza, uyikora koreho, talabone moni atamo. Noneho nurangiza kuyishima maze no kuyisaba imbabazi, uyibwira ati ubwami bwawe nibuze, ngwino umundikire, ohereza abamarayika bawe, mindura umuriro, kubita abadayimoni abo mu bisekuruza, karande, abakonikona, baruze, bacunaguza, abapfumu, abarangi, myuka mibi ikora muri karitsiye, byirukane byose bimenagure. Imana yigeze kumbwira ngo imaye imbaraga aho nzaca hose, iminduye umuriro aho nzandaca hose, abadayimoni bazajya bamunga. Hari nundi yabibwiye, iguhindura umuriro, ubudayimoni nubuza busanga uri umuriro, ubutwike debonemo. Jambo ryarambwiye muri Zaburi 104 ngo ifata abamarayika bayo ikabahindura iki, ikabahindura imiyaga, yagera ku bagaragu bayo ikabahindura umuriro. Mana iguhindura umuriro, kayibwira ati mindura umuriro, mindura umuriro, mindura umuriro, mindura umuriro, ukayibwira ati ezaketa bonekere bose, ukayibwira ati witeka we mindura umuriro. Imana re ihita ibyumva vuba icyo nyikundira, ikaguhindura umuriro, ikaza mu buzima bwawe. Yemaze kuguhindura umuriro rero, umva ibintu bicamo, akadayimoni nikakwibeshya. Muzarebe isafuriya iri ku muriro, ipusi niyakwibeshya, isafuriya iri ku muriro irimo n'inyama, ipusi kundi inyama niyakwibeshya ngije gukora muri yo safuriya. Nebonemo imbwa niyakwibeshya ngihakore, zekere vostavo. Imbwa ni babasore bibihehese, yuri umuriro nacyo nibaza. Abadayimoni bagusambanya mu nzozi yiri umuriro nibakwibeshya. Ibyo bya karande byose nibyakwibeshya, abarozi nibakwibeshya. Yiri umuriro, Imana ikaguhindura umuriro. Mana ishimwe, ne kota bosta vostavo. Ibyo byose nubikora
umva uzarota inzozi zipfuye nako sorry inzozi zipfuye zizagenda, uzarota inzozi nziza, urotira mu ijuru, Imana ikwereka ijuru. Hari umuntu Imana yeretse ijuru, imwereka ibwami bw'Imana, izo nzozi zose ndazifite, ngenda nzakira. Imana ikakwereka abamarayika, ikakwereka mu ijuru, ikakwereka amayerekwa y'aba, mbese ikakwereka ibyakubayeho, ibiriho, ikakwereka ibizaba, ikakwereka. Iyo ubikoze neza byose Imana yitiza mu buzima bwawe ikakwereka. Imana ibaho umugisha. Nimero yanjye 0784 414 998 4. Ndabakunda cyane. Shalom shalom. Mukore subscribe na share, tujye tubana nuko dushize ikiganiro mujye mukibona. Iki kiganiro tugikoze bwije ariko ndi kubona kiri kugaragara. Shalom shalom. Amen.